ijwi rirambwira ngo ninjye kwa muganga ariko kwa muganga nkibaza se ndajya kwa muganga nta mafaranga y'ibitaro mfite abana uko mbasize mu rugo ni ikibazo byose byari ibibazo nari mfite nari naraguze ikigoma kimwe n'igisurubeti kimwe urumva rero abantu b'abasirimu babyarira Faisal ubu ufite varize nshyashya nari nafashe varize y'umwana wundi ukurikiwe ishaje nshyiramo ikigoma kimwe n'igisurubeti kimwe nkigera mu mujyi hari imodoka yampagaze iruhande birahari byarabaye ntabwo ndimo mvuga ibintu bitabayeho nkubitana n'iyo modoka ariko nari imaze kunanirwa kuko arambwira ati se Jeanne kuri hano mu mujyi bimeze gute ko umuntu utameze neza none nari maze guta umutwe ndamugana ndi hano ariko ndi no kwa muganga nta nubwo byari bisobanutse muri ako kanya mu gihe nkicaye kunota nko guhumbya ngiye kumva numva umuntu araje arambajije ati ni wowe winjiye kwa muganga nonaha ndamubwira nti ni ngewe ati soka gato ujye ku muryango nari ntangiye kunanirwa abanasi bari muri douche bari muri wese se wa mudamu uri ku gitanda yagiye urumva nagiye nababwiye naho ngene namaze guhindurisha isengesho mbwiye Imana inyongereho iminota yo kabyara inyongerera iminota yanyongereho iminota mpageze ibyo sinari mbyitayeho byuko bari kunshakisha ngewe nari mfite umunezero wanjye w'Imana kuko nahuye nayo abanteretaga rero buriya n'ubundi buhamya tuzafata umugore wahuye na kiriya kibazo Imana ageneka gutera urushinge hari ahantu ku buryo utabukibitekereza ibyo bintu irahatera pe ku buryo irahatera kuko uba wumva ibyo gahunda zitarimo ntabwo ziba zirimo ibihe byiza kuri wowe nanjye tukunda kubana kuri Mama Charlene Official TV ngindi Clement Bajyamahe ndabakunda turabakunda twese haba ngiye Mama Charlene haba n'abakunzi banyu bagenda batambuka hano kuri ya cyangwa kuri kamera zacu na cameraman yageze ambwira ngo arabakunda nubwo rero twese turabakunda mwese mu ukurikira ibiganiro tubagezaho uyu mwanya mutubona turi kumwe n'umubyeyi tugiye kuganira nawe kubijyanye n'ibibazo bigenda bikunda kugaragara mu miryango itandukanye aho usanga hari ababyeyi basigarana responsabilité zo kurera abana ari bonyine ukabaza se ni iki cyabaye biterwa n'iki ingaruka ni zihe ibibazo biba byajemo ni ibihe turi kumwe n'umubyeyi rero twabatumire kugira ngo agire ubuhamya adusangiza cyane ku byamubayeho cyangwa se afiteho ubuhamya nyine nkawe hanyuma mama turakwakiye cyane muraho neza makuru yanyu ngende Clement mwebwe mwitwa bande nitwa Umukiza Jeanne Jeanne urakoze cyane hanyuma uri umubyeyi ndi umubyeyi w'abana batandatu bose Imana iracyabagutije baracyariho kuko naranabireranye warabireranye urakoze cyane ni muri urwo rwego n'uburi twagutumiye kugira ngo utubwire ni gute umubyeyi yererana abana arera abana ari wenyine haba habaye iki byagenze gute rero kugira ngo ubirerane wagumane uri wenyine byagenze gute papa wabo nta wari ukiriho ese mwaratandukanye ese yariheje byagenze gute dutangiza ubwo buhamya muri make jewe nagize ikibazo cyo gupfakaraho mu ntambara umugabo arapfa byakubayeho ubura umutware wawe muri jenoside niho noneho bikomeza gute niho byatangiriye kuko akimara kwitaba Imana basigaranye abana ndabarera ariko nkaba narapfakaye nkiri muto bikaba ngombwa ko ntari gukomeza kuguma mu bwo buzima nishumbusha undi ariko uwo nishumbushije ntabwo twashoboye gukomezanya ku mpamvu ntavugira hano ariko ntabwo twakomezanyije yego biba ngombwa ko ndera abana nkabarera njyenyine yego urakoze cyane hanyuma Paul Bernambere mukomere kurera abana uri wenyine byakugendekeye gute nukuvuga ngo naje kwishumbusha umugabo wa kabiri ntago nyine twakomezanyije ariko yansigiye nawe abana bagera nko muri 4 basanga 2 nari nasigaranye ba 6 bane nabo wa kabiri 2 nabo wa mbere witabye Imana muri jenoside hanyuma uwo mwaratandukanye ubu arahari ariko arahari aracyahari yego uvuze ko utavuga impamvu zatumye mutandukana kubera impamvu y'umutekano we nanjye n'umuryango kandi n'umuryango burya gutandukana ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu ashyira undi ku gasozi urakoze cyane kuri wowe rero ko warasigaranye responsabilité ukaba umubyeyi w'abana
ingufu byagutwaye zingana gute, ingufu zikigenda zingana gute, ibikomere wagize kubera gusigarana responsibility z'abana wenyine ni zibimeze gute iyo shusho? Mu by'ukuri byantwaye imbaraga zikomeye cyane, binsigira n'ibikomere byinshi. Yego, kuko imbaraga ushyiramo imbaraga nyinshi, kuko uba uri kurera kugira ngo ba bana bazagira icyo bazavamo, kandi nawe ukifata. Biba bisaba kwifata uba ukiri muto kugira ngo ejo udatandukira. Ubu rero ugomba guha abana ejo ntibabukuboneho. Yego, ubuhe buryo? Kwirinda, wirinda nk'abagabo bagutereta, wirinda ibiyobyabwenge se, ku bamenye Imana ibiyobyabwenge ntibirimo, ariko wakwirinda n'abagutereta, kuko nubwo wamenye Imana abo ntibabura. Usibye kuba waramenye Imana ufite n'umwuka w'Imana ukuyobora, ariko nabo ntibabura. Ukureba ko ukiri mutoya, ariko nahatakaje imbaraga zikomeye cyane cyane, kandi ngira n'igikomere gikomeye, kuko ndibuka nkijya kubyara, najyaga kubyara akenshi igikomere cya mbere nabyaraga ndi njyenyine. Abo bana nabyaye nyuma nabyaraga ndi njyenyine, abo bane. Amahirwe nagiraga nuko nabyariraga ku bitaro bya Faisal, negeze no gutangaho n'ubuhamya. Noneho urumva nta kugemura kwabagaho, kuko nahakoreraga, nta no kwishyura amafaranga kubera ko nari umukozi waho. Ibyo bikaba ari byo binkomeza, ariko igikomere nahakuye gikomeye nuko iyo najyaga kubyara kandi mfite umugabo, akenshi nijyanaga. Byaterwaga n'iki? Nuko iyi nda yamfataga, akenshi yabaga afite aho yica ari kumwe na bagenzi be. Ubwo nakuye ko ari impamvu ntari buvuga. Okay, yego. Ariko kubera ko nyine ubwo nabyemeye, nkemera nkagenda nkajya kwa muganga, kuko negeze gutangaho ikiganiro ko negeze kujya kubyara, n'akazi karahagaze, kandi yaransize no mu nzu yanjye nayo igahinduka ubukode, kuko twari tumaze kuyigurisha, kandi n'abana bakiri bato cyane. Biba ngombwa ko mbasigarana njyewe mbarera. Barera nta naho mufite muba? Barera ndafite naho mba, kandi n'akazi karahagaze. Icyo gihe ntabwo nzabyibagirwa, byanteye igikomere gikomeye, kuko njya kubyara umwana wa 4, nagiye kumubyara nta kazi mfite. Ariko icyo nshimamo Imana nuko Imana yambaye hafi. Iyo usenga ukaba iruhande rw'Imana, ifite uburyo ibikoramo, ikoroshya umusonga. Kuko ndibuka ko icyo gihe akazi kari karahagaze, kandi noneho ndashobora kubyarira kuri bya bitaro nabyariragaho. Noneho inda ntabwo nari nashoboye kuyipimisha. Urumva ko nari mfite igikomere, kuko mvuga ntese ubundi ndapimisha inda sindi busubire kuri bya bitaro, kuko nta kazi nyafite. Ntabwo sindi bubone amafaranga y'ibitaro, kuko n'indi mu buzima bungo. Urumva n'inzu twari yari maze kugenda, twari turimo ideni rya banke, inzu imaze kugurishwa. Ariko wo mu kwihangana kugira ngo yenda mfashe abana ntibyashobotse, wahise yifatira izindi nzira. Yeba ngombwa ko mbana n'abana, ngumana nabo, nkomeza kubabamo. Ariko rwari urugamba rukomeye, kuko byanteye ibikomere byinshi cyane. Kubarera nta kazi ufite byambere ibintu by'ibikomere, ariko byatumye niga no ku muntu, kuko umuntu nizeho ni ukuvuga ngo iyo ufite abo bana bangana gutyo, hari n'igihe n'umuryango ukureka, bakavuga ko warushye, watagangaye, uwagufasha none ntabwo yagufasha kabiri. Urumva nkomeza kubana n'ibyo bintu, birankomeretsa cyane. Noneho ni ukuvuga ngo njya kubyara uwo mwana nta mafaranga nari mfite, ariko icyo nshimamo Imana nuko yabaye nk'inyibutsa umunsi wo kubyara. Urumva ni igitangaza gikomeye kuba ntarigeze nipimisha, ariko Imana ikampa umunsi wo kubyara. Ni ukuri byabaye igitangaza gikomeye, ko n'ubuhamya bukomeye. Habayeho umunsi nzinduka nsenga, ko nkunda gusenga. Noneho mbyutse nsenga, byari bikomeye, kuko icyo gihe no mu rugo nta n'ikintu nari mfite cyo guha bariya abana, nari mfite bandi bato, nta n'amafaranga mfite yo kujyana kwa muganga. Ariko Imana yo kabyara igira gutya, numva ijwi ryayo, kuko ijwi si ubwa mbere nari ndyumvise. Ijwi rirambwira ngo ninjye kwa muganga, ariko kwa muganga nkibaza se ndajya kwa muganga nta mafaranga y'ibitaro mfite, abana uko mbasize mu rugo ni ikibazo, byose byari ibibazo nari mfite. Nuko ubwo ngubwo birangije, ariko numvira ijwi, kuko kenshi nagiye numvira ijwi rikamfasha, ntabwo ari ubwa mbere. Ijwi ry'Imana ni byiza kuryumvira. Mfata inzira ndagenda njya sehashika, ariko burya iyo uri mu kibazo
kandi wumvise ijwi usaba ikimenyetso Imana. Nihutira gusaba ikimenyetso Imana, ndayibwira ngo Mana niba ari wowe wavuze ukavuga ko ngomba kugenda nkajya kwa muganga, uzi uko mpagaze ungenda imbere. Ndagenda ngera sehashika, ikimenyetso yanyeretse nuko nageze kwa muganga, ariko niba uko nari menyereye kubyarira kwa muganga Faisal, naketse ko umuntu nyakiriye ashobora kuba yarahakoreye, ariko siko biri. Kuko narahageze ndenza abandi badamu bari bahari, ampamagara bandenza, arambwira ngo ninze hano ampime, anshyira ku gatanda aho bagupimira ababyeyi, ahita ambwira ko uwo munsi ndi bubyare. Numva bimbereye igitangaza, ariko bimbera n'ikindi kibazo, kuko sinari mfite amafaranga y'ibitaro, sinari mfite amafaranga yo kugabura n'abana nasize mu rugo, mbega n'uruhurirane rw'ibibazo byari byarambanye byinshi. Ariko Imana ikomeza kumpagararaho, irandinda, sinegeze nirwanirira muri uko kurera abo bana, nihagazeho mu buryo bwanjye bwo nirwaniriye, ngategereza Imana muri buri kimwe. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo icyo gihe naragiye ngeze sehashika nyine, amaze kundebera ko ndi bubyare ngira ikibazo, ndavuga ntubu ndabigenzane. Hari igihe rero utiringira abana b'abantu, kuko n'ijambo ry'Imana ntiwiringira abana b'abantu, kuko n'ubundi nabwiwe n'Imana, nakomeje gutegereza Imana, ariko ndasohoka nicara ahantu ndabanza ndasenga, ndongera mbaza Imana, ese ibi bintu birashoboka ko nshobora kubyara? Nari naraguze ikigoma kimwe n'igisurubeti kimwe. Urumva rero abantu b'abasirimu babyarira Faisal ubu ufite varize nshyashya. Nari nafashe varize y'umwana wundi ukurikiwe ishaje, nshyiramo ikigoma kimwe n'igisurubeti kimwe. Ntabwo byashoboraga kwambika umwana ko nta yindi myenda nari nashoboye kugura, ariko uwo munsi wa mbere igitangaza ntabwo nshobora no kuzawibagirwa. Ni ukuvuga ngo narasohotse nkirimo gusenga, mbwira Imana nti rero ni wowe wankuye mu rugo, ariko njyewe ngiye kuguhinyuza. Ndenda nsenga ngana mu mujyi, none ngenda mvuga nti niba ari wowe wankuye mu rugo, ni wowe uri bumware, ntabwo ari bungiye uri bumware. Urazi uko mpagaze ku bwanjye, nta mafaranga mfite y'ibitaro, urazi uko nasize abana banje, ariko niba ndi bubyare koko, niba uri Imana namenye, niba uri Imana nasenze, ndazenguruka mu mujyi, niba ari wowe wabivuze nkabyara hagati y'imodoka, ni wowe uri busebe, ntabwo ari njye uri busebe. Uko ni ukuri, niko byagenze. Ngenda nsenga nkigera mu mujyi, kubera ko y'abamama basenga baba baziranye, nshobora no kugenda ngahura n'umudamu tuziranye twasenganye, twakoranye umurimo w'Imana. Nkigera mu mujyi hari imodoka yampagaze iruhande, birahari byarabaye, ntabwo ndimo mvuga ibintu bitabayeho, nkubitana n'iyo modoka, ariko nari imaze kunanirwa, kuko arambwira ati ese Jeanne kuri hano mu mujyi bimeze gute ko umuntu utameze neza? None nari maze guta umutwe, ndamubwira nti ndi hano ariko ndi no kwa muganga, nta nubwo byari bisobanutse, ariko anshyira mu modoka ansubiza kwa muganga. Ansubijeyo ngewe ubwanjye navuganye n'Imana ko igomba gukora igitangaza, kandi niba ari Imana ikigaragaza mu buhe buryo, kugira ngo nshobore kubyara mfite uburyo nishyura ibitaro, nshobora no gukemura ko ikibazo cyo mu rugo cy'abana, kuko ibyo ari byo byose Imana igihe ikigeragezo ugishoboye, kuko yakimpaye kubera ko ngishoboye, kuko utagishoboye n'ikiguha. Ntabwo rero ahantu bigaragarira, ntabwo wabura umudamu uri kugise ngo ushobore kugenda. N'abamama bagiye kugise babyumvise bakumva ari ikintu gikomeye, kuko nanjye cyambere igitangaza nuko ansubiza kwa muganga. Kingeza kwa muganga banyereka igitanda, ndavuga nti rero njyewe ntabwo iba ari byo navuganye n'Imana, ariko mbivuga mu ijwi ryanjye bitekerezaho. Nuko wa mudamu maze kwangeza arigendera, ariko nawe ageze hanze avugana n'Imana, ko abantu basenga burya bahura n'Imana kenshi. Ijwi riramubwira, nta kazi ngo n'ikiraka yari afite, ijwi riramubwira ngo uriya mudamu mwiteho. Ariko noneho aravuga ati ese ko numva Imana imbwiye ngo nite kuri uriya mudamu, nta kazi gahari, ndabigenzane. Niba nyuma y'iminota 30 yahise yumva telefone y'ikiraka cy'amafaranga miliyoni. Ikiraka maze kukibona, ubwo nanjye mu gihe ngiri kuri cya gitanda nibaza ntari komana, ubundi nibinavuganye nawe, njye navuze ko nzenguruka nkagera mu mujyi, nimbyara hagati y'imodoka, ni wowe uri busebe, ntabwo ari njye uri busebe. Ndikanye ndabona kugeza kuri moto nta kintu kirakoreka. Muri ako kanya mu gihe nkicaye ku minota nko guhumbya, ngiye kumva numva umuntu asaraje arambajije ati ni wowe winjiye kwa muganga nonaha? Ndamubwira nti ni njyewe. Ati sohoka gato ujye ku muryango, nari ntangiye kunanirwa. Jya ku muryango, hari umuntu ugushaka. Mpageze nsanga wa mudamu yumviye ryajwi, azana envelope irimo 50,000.
nukuvuga ngo nyuma ya zero nge ni nka miliyoni nabifashe nka miliyoni pe amafaranga arayampa urumva mbonye y'ibitaro mbonyemo nayo imyenda y'umwana cya gisubizo cy'Imana mbona kirabonetse narasiyo mu bana mu rugo ikintu nakoze rero nibyo mvuga nti Imana itanga iyi muntu ikigerageza ashoboye nakoze iki narasohotse njya hanze mfata taxi voiture ko nari maze kunanirwa cyane ntabwo nashoboraga kugenda nkigera hanze maze gutega taxi voiture umutaxi men ijambo yambwira ati uri buze kubyara mu modoka yanjye ijambo namubwira ndabyara giheburayo n'ubwoko bwabyaraga neza bukagira n'ababyaza beza nuko ubwo ngubwo turagenda tugeze mu mujyi ikintu cyakozwe urakizi kubera ko nemaze kubona amafaranga hariya muri Matewusi ari amabotike hari amabotike acuruzamo imyenda y'abana noneho nge kubera ko ntari ngifite imbaraga zo kuva mu modoka nkajya mpamagara abadamu munzanira ibi nibi ibyo ntari mfite ibigoma ibisurubeti ibintu byose urumva ko nemaze kubona amafaranga yari na menshi buriya nuko mpita nshyira mu modoka nabifataga nshyira mu modoka noneho mbwira umushoferi nti nicyo cyakigerageza Imana umuntu ugishoboye urumva birakomeye kugira ngo mbe ndikubise nkomeze ndangize n'ibibazo byose kuko Imana yari ibindangirije nanjye nagombaga kubisoza nkajya no gukemura n'ikibazo cyo mu rugo ngashobora no kuzana na yavarize nafashe inzira turagenda aranyemerera kuko rero nambwiye ndabyara giheburayo ariko mpindura isengesho ndavuga nti Imana ndakubonye mbonye kuri Imana nzi kuri Imana ikomeye kandi nakubonye none rero mpa iminota 20 yo kubyara ngende nkemura ikibazo cy'abana nasize mu rugo kandi nanjye mbyare muri iyo minota yindi isigaye kukubona aho nakubonye nuko umushoferi arantwara ngejeje mu rugo nta kindi nafashe no mu nzu sinahageze nafashe varize irimo cya kigoma kimwe n'igisureti kimwe ndaza kwa muganga shoferi turongera turagaruka tuje rero sanga kwa muganga habaye igitangaza gikomeye abanasi bari muri douche bari muri wese se wa mudamu wari ku gitanda yagiye urumva nagiye nababwiye naho ngene namaze guhindurisha isengesho mbwiye Imana inyongereho iminota yo kabyara inyongerera iminota yanyongereho iminota mpageze ibyo sinari mbyitayeho byuko bari kunshakisha ngewe nari mfite umunezero wanjye w'Imana kuko nahuye nayo kandi ko ibibazo byanjye bikemuye nukuvuga ngo ngewe narinjiye nkigera ku gitanda nta minota 20 nahise mbyara umwana wanjye arahari yitwa Queen Keza rwose n'ubuhamya bukomeye nashatse no kumwita izina ya Besi kuko yavutse mu bintu bikomeye ariko ndavuga nti oya ntabwo namwita iryo zina urakoze cyane azagita maze kumenya kwihitiramo amazina muri Bibiliya urakoze cyane mama ufite ubuhamya bukakaye kubera ko hamwe n'ibyo wagize ibyago bwa mbere bwa kabiri umupapa w'abana baragiye ababyeyi babitwara gutya babagabo basiga abamama abagore bakabasigana uyu mutwaro urababwira iki gusa cyo maze kubona hariho uburwayi n'uburwayi bwateye sinzi ikintu umuntu yakora ariko ikigaragara abasize imvune mu rugo imvune asigiye mugenzi we basezeranye ko bagomba gufatikanya mu bibi n'ibyiza bagomba gushyigikirana akamusigana noneho n'ababana ari batoya ntabwo bikwiye bakwiye kwihangana bagafashanya bakihanganira ibigeragezo ibyo ari byo byose bakabihagaranamo kandi bagafashanya ibihanganye ubu sara makuru abaza yanyu hari makuru mumenya amakuru buriya gutandukana ntabwo ari ukuvuga ngo abantu ntabwo bavugana cyangwa baratandukanye ariko ntabwo yenda telefone ashobora kumuhamagara nkamuvugisha akamusaba abana nkabamo akabaganiriza gusa hari umurongo ntarengwa iyo byagenze kuriya ni ukuvuga ngo njyewe nsigaye hariya ndi mu rugamba rw'abana mfite uko nirinze n'uko nifashe hari byinshi nifashemo nirinze nikokobetse ariko we niba ageze hariya hanze ntabwo nzi uko yitwaye rero hari umurongo utagomba kurengwa ushatse kuvuga iki icyo nshatse kuvuga hari umurongo utarengwa ashobora kuba yamvugisha ariko hari ahandi atagera hari ahandi atagera mu rugo se mu rugo yahagera abana yabavugisha nanjye namuvugisha ariko hari umurongo ntarengwa atakandagira atanatusha atanatusha abusabye imbabazi imbabazi iki se kandi nyuma y'abana bangahe b'impinja umuntu agusiganye aragusaba imbabazi zivuye abana bangana gutubangana gute abana banjye bari bato cyane ku buryo nageze igihe numva ngiye kubajugunya ngiye nkagenda nkiyahura ndavuga ntaba bana ntabwo nzabarera
kubyara ngo bakure byarabaye kuko nageze igihe umuryango umvaho umuryango wawe wanje nabo ntibabakinyumva urumva inshuti zimvaho umbe gusigara warabaye nk'ikintu gihuye n'ikindi babagora iki baravugaga bati rero buriye ibyo ahuye nabyo ntabwo umuntu ashobora kwihanganira ubuzima bwa buri munsi yene inzara y'abana ibiki n'ibiki byavutse banze guhagarara nawe muri ibyo byerekezo abantu begerayo kugira ngo utabikoreza umutwaro kandi nk'imiryango nk'iyo yurayibwira iki imeze gutyo iyo miryango irahari ariko kandi iracyanahari yitwara gutyo mu bandi bose barabwira iki reka rero nkubwire buriya rero baca umugani ngo agaho kari ku wundi karahandurika sibyo burya ikintu kitakuriho uba wumva nyine kitakuriho mu gihe uri mu bihe byiza uba wumva ari byiza nyine ahari wumva ko bizakomeza kandi ugomba kumenya ko ibihe byiza bisimburana n'ibibi ukakira mugenzi wawe ugashobora kumufasha mu gihe ageze mu bintu by'ingorane mugashyigikirana Imana guho yabaye ku ruhande rwawe kakumva abana babajije kwiga se cyangwa byakomeje kuba ibibazo ntibiga ntibabona uburyo oya nakomeje kurwana urugamba ngakora imirimo idashobora gukoreka ivunanye ariko nkayikora kugira ngo babeho kuko nagiye nyura mu butayu bukomeye kuko ushobora kundeba utudera umugore w'ikizungereza uciye ariko ibyo naciyemo ntabwo bizi nahuye n'amahwa n'ibikomere bikomeye amahwa akujomba uziho ari kujomba nta muntu wumva ko ari kukujomba ariko mama kwamba marinette wavana wenyine abantu bakareba uko oya ntibandebe bazaba bandeba hari igihe urakoze cyane hari igihe kuko ndacyafite byinshi niko uzi kugira ngo njye ndashaka gutanga ubuhamya ureke nisanzure yego njyewe negeze kujya gusaba akazi urabona hari ukuntu umuntu Imana imutwikira noneho wagera nk'ahantu ugiye gusa ikintu nari nasabye Imana nasabye kugira ngo Imana izambabarire izama akazi k'ubuyede kuko akazi k'ubuyede nawe gatinyaga natinyaga ukuntu umuntu ashobora kuzamuka iriya ngazi wikoreye icyo biti imari gikarayi kikaba cyankonkobe kirakamanukaho Imana yarambabare ntiyabinkoreye uri kubyumva ndibuka ko ibiraka nakoze ibiraka bibiri hari ikiraka cya mbere icyo gihe nta kintu abana banjye bari biriwe bafite cyo kurya n'umunsi n'uyu bameze gutya ndabakingirana ndagenda ndavuga nti rero kamambaye abana banjye bagomba kurya kandi bagomba kubaho ndagenda njya gusaba ikiraka cyo gufura ndagenda ngiye ahantu ku ishuri mpageze rero nicyo cya gikomere akomeje kumbaza ibikomere mpura n'igikomere kimeze gutya barasasuye hari ahantu harara abanyeshuri basasura ibintu by'ibiringiti nawe ubwo utaterura umuntu umwe ngo ugishobore basasura ibintu bafata ibintu by'ibisume biremereye ukuntu nawe ubwo utaterura ngo ugishobore urumva noneho barangije barambwira ngo bama kondisiyo ibyo bintu ntabwo nzabyibagirwa barambwira ngo ibi bintu hari ku gihe cy'imvura ngo ibi bintu nubimesa ntibyume ngo ntabwo uri buhembwe bari banjaniye amafaranga 7,000 yonyine ariko nkavuga nti si ibyo 7 nabyo sindi bubikira kuko ibintu nabonaga ari byinshi byari bindenze kandi ndi mu kabyeyi urumva nari maze igihe mbyaye nta mbaraga nari nashonje mfite inzara yindi yo mu magufa uri kubyumva agahinja umubyeyi wabyaye ntahembwe ndi guhinda umushyitsi nta mbaraga ari mu bisi rwose nari mu bisi pe ariko ikintu Imana yo kabyara mpora mvuga ni ukuvuga ngo njye nakomeje kubabwira nti rwose nimumbabarire ibyo 7 muri mu bimpe ariko se hari ukuntu Imana igiduha n'ubwenge Imana yanyigishije ubwenge buhe rero kuko narasohotse ndavuga nti ibi bintu ndabyakiriye kubikora ariko muranyongera handi mafaranga 2,000 amafaranga barayanyemerera ariko barambwira batese urabimesa byume ku buryo uri bubiduhe byumye ndavuga nti ndabikora bahita ndasohoka mfata umuntu w'umusore watambukaga nawe ushakisha ibiraka hirya no hino ushobora gukora akazi ati ndagakora turajyana ndamwereka nambwa ntese ibi bintu bimeze gutya by'ibiringiti biremereye gutya babijyamo bakabifura babigenza bate byambereye byiza cyane kuko yafashe ikidomoro ashyiramo omo arangije afata bya biringiti abitsindagiramo arabitsindagira maze kubitsindagira n'imisuma bifata ikindi kidomoro atsindagira birifura twe dutangira gufura amashuka sasa ariko Imana yo kabyara iremesha izuba uwo munsi irarizana hari ku gihe cy'imvura irarizana pe turabifura no bya biringiti murabifura bunana n'uwo muhungu nayifashe ugomba gufata ikiraka noneho bya bibiri bari banyongereyeho narabimuhaye turafura tugeza nimugoroba ibintu byumye turanika uri kubyumva baranyishyura njya kugaburira abana na wa wundi nawe akomeza ubuzima bwe muha 2 byo nsigarana 7
waciye mu bintu bikomeye cyane nyuma waje kubona akazi rero nyuma yaho nabwo unyihanganira mvuga ubuhamya bwanjye nyuma yaho njya aho bita Nyarutarama kuko nari ntuye Kibagabaga abantu baranzi byari byo byose nuko nareze abana barabizi noneho twagendaga dushakisha utuzi ahantu twabonetse hari ahantu rero hari jaride njya gusaba y'ikiraka ubwo ndi nakakana kagahinja ndakajyana nkagashyira mu mutaka hariya uri kubyumva noneho haraho nageraga bakanga kumpa akazi baturiya ni maneko ati kupfa kumuha akazi ati n'ukuntu asa kandi inzara yaranyishe ndahorose bari kubona ndakantu kameze gutyo kitwa n'umuyaga atari ko bure wasangashe kutuneka uri kubyumva nakazi rimwe barakanyimaga ariko umunsi wa jaride noneho amahirwe nayo nagiraga abahungu twari twafatanye jaride baraje barambwira ati mama ati genda uje wiyongereza umwana turaza kugabana ari amafaranga ubwo ikirakana cy'Imana kabira cyimfashije umunsi ukira ubuzima bugakomeza yego ariko amahirwe naje kugirira uko uwo musozi naho ubwo nari ngiye gukora jaride ariko n'Imana ifite ikindi iri gutegura hari ahantu Nyarutarama urabona hari abazungu bahazaga baje batuye mu mazu haza kuza umuzungu ari mushya aje ari mushya noneho biba ngombwa ko ngenda mu ikaritsiye nshakisha akazi kuko narize akazi k'ubukwizine ariko nta nubwo ariko nabonye icyo gihe naragiye mbaza umusekirite kuko ushaka akazi ugenda ubaza umusekirite ndamubwira ntese nihe batanga akazi ati reka nkubwire ati hari umuzungu mushyashya ati winjiye nta minsi biraramara ati uzi Icyongereza ntindakizi ati rese noneho aturaza kumpa amafaranga kugira ngo kuri gate ngutambutse ntinushaka na miliyoni ndayiguha ya heza nari nyifite ariko nyine ubwo ndamwigisha mbona ndatambutse ndinjira umuzungu ndamusanga nawe yenda twavuganaga nyine dukeya nyine nanjye nshoboye nyine nizeho y'uburyo ufite amaco y'inda ntuburi ibyo uvuga uri kubyumva n'inzara yakuzonze byihoreye papa waraje abana inzara kabisa narumumirije urumva ndamwegereye amagatebe turaganira mbaza aho nturuka ndabyumva ndamubwira nturuka hano hafi ibyo biba bimunezeza kubera ko abimbuta zamwicira akazi barakampaye arandika ahita nyandikira umushahara nawe arawandika ndawumenya ambwira isaha ngomba gutangira akazi n'isaha ngomba gutahira byose turabyumvikana n'akazi uzakora akazi barakampaye kwari gukora isuku kumumesera utunganya isuku mu nzu n'ibindi ariko nta bindi byaga n'isuku mbega guteka shwi ntabwo byari bihe kuko burya abazungu akenshi baritekera gusa cyaje kumbaho akazi nagakoze neza ngakora neza pe ngakora neza nkurikije abana banjye nasize mu rugo ngerageza kwitwara neza pe kuko ahantu umuzungu arambitse ikintu niho agomba kugisanga byose nkabyubahiriza ariko naje guhura n'ikibazo ubwo muri iyo minsi urumva umuzungu w'umukorera akazi nta kindi mwasezeranye nta akazi yaguhaye nta yindi mishyikirano yari irimo ni ukuvuga ngo narakoraga ngahera saa 11 saa 2 niho natangiraga akazi karangiza saa 11 ngataha ariko none ukuvuga ngo yaje kumenyana n'abakobwa n'abashakisha imibereho hano hanze ariko noneho bo basa naho bagurisha imibiri uri kubyumva ubwo yaje agurisha umubiri we ngiye nagiye nkoresha amaboko yanjye uwo mubiri rero aza kungirira ikibazo angirira ikibazo atangira kwibaza umugore ukora ahangaha arufite ukuntu yajyaga mucyura nijoro ntitunamubone burya bagira ubwenge akamucyura ni mu gitondo hakiri kare tutaratangira akazi ariko akabonwa n'uwo kuri gate ariko ngiye agahora avuga ati hano ko wakora umugore usa neza uyu mugore nzamubona gute noneho yajya kumucyura muri rya joro urumva uko agenda amenyera abaye kingi mu rugo abaye umugore mu rugo agashaka kugeza mu gitondo kugira ngo ambone rero yaje kunkorera ibintu bibi kuko yaje kunyangisha umuzungu aza ari kureba umushara wanjye ntabwo wanganaga n'uwo kuri gate n'uw'umusekiri n'uri ikora jaride uwanjye niwe wari mwinshi noneho kandi umuzungu yari yarambuje arambwira ati ntuzigere ubwira sekirite amafaranga nguhaye ntuzanabwire n'uriya musharide ni amafaranga nguhaye urumva nayawe sokre ku mutima ariko uriya mukobwa yaje areba mu gitabo kiriya rero gutangira kunyangisha babakozi bagenzi banjye yerekana ko nguri umushara mwinshi icyo ngicyo kivaho none akora n'indi geste yo kujya anyangisha uriya muntu nahagera nje mu kazi mu gitondo bakanga gukingura ubwo rero byabaye ngombwa ko urwo rugo nduvamo ankorera ibintu bibi kuko buryo umuzungu ni imbwa ni inshuti yakoresheje uko ashoboye kose kugira nyangisha uriya muzungu ntibyashoboka no amasengesho yanjye ariko umunsi wo guhumbya yica imbwa ayiha uburozi yica imbwa amaze kuyica nicyo cyankuye muri urwo rugo ababigushyiraho baravuga bati imbwa n'ibipfuye nyine imbwa ni nk'umuntu ku muzungu babinkira urakoze amezi angahe nari mpakoze amezi 3 ariko nta kibazo nari ngaburiye abana kandi n'iminsi yari yisunitse yego mama nibyo ya mama
ni birebire ni birebire Imana yarakurinze abana irabakuza baragenda bakura barakuza ni inkumi nziza kuko mfite abakobwa 5 n'umuhungu umwe umuhungu ni wa bucura umuhungu ni wo hagati akurikira umuhererezi kuri ubu ngubu bihagaze gute rero turaho turashima Imana nyine Imana sari kinanira turashima Imana yahitugejeje Imana yaje gukuha n'imirimo n'ubundi nyine imirimo irayimpa manu zituruka ku Mana ntizijya zibura gashobora kuza ari manu ukayirya manu ntirara ntuyiraza turagira ngo utange ubutumwa rero ubuhamya burebure umubyeyi kukorera abana ari wenyine numva bwambaragize ibyago bwa kabiri aguta yenda naho ibereye ntibimureba nizo nshingano yazivanyeho ubutumwa uri buhe ababyeyi muri rusange baba mama bahajya bahura n'ibibazo nk'ibi cyangwa n'abazahura nabyo bazitware bate hanyuma n'abagabo nabo urabasaba umuti umeze gute umuti kuba mama ni ukwihangana agakomeza kwihangana arera bari abana abana ni umugisha ni umwanda uturuka ku Uwiteka ugomba kubahagararaho ukabarera neza utitaye ku bikomere ufite nibazo uri gucamo kuko umusaruro urawubona iyo wahagazemo utajarajara utitareba hanze cyane ubatoza umuco mwiza cyane cyane ubatoza gusenga Imana irabarera urasenga cyane ariko ndasenga pe muri hedine nsenga Restoration Church niho nsengera Restoration abigira mu apotre iri amasoro Masasu niho musengera nibyo reka tugere mu mwanya wo kugushimira cyane n'ubutumwa utanze wace mu bintu bikomeye ariko ababyeyi ubwiye uko bagomba kwihangana n'abagabo bagomba kugira umutima wo kudataba mudamu abapapa bagomba kwihangana bakabana n'ababyeyi n'abana babo bakagerageza kwihanganira buri kigeragezo cyose kuko nta mvura idahita ikigeragezo kigeraho kikarangira abana bawe ufite ubu ngubu ni inkumi n'abasore urabaha ubuhe butumwa mu rwego rwo kugira ngo bazabashe kugenda neza no kwitwara neza kuri iyi si ubutumwa nyine mbaha nabo bagomba kumboneraho urugero kuko ntabwo negeze njarajara hano hanze ntabwo najarajaye narihanganye mpagarara ku Mana kugira ngo abari indinda inankomeze nabo bagomba kurindwa n'Imana kandi bagasenga kugira ngo bashobore kuvamo abantu bazima bavamo ababyeyi bazima abahungu bazima bubaha Imana wakoresheje intwaro kugira ngo uneshe abaguteretaga cyangwa n'abagiye bagerageza abanteretaga rero buriya n'ubundi buhamya tuzafata umugore wahuye na kiriya kibazo Imana ageneka gutera urushinge hariya hantu ku buryo utabukibitekereza ibyo bintu irahatera pe ku buryo irahatera kuko uba wumva ibyo gahunda zitarimo ntabwo ziba zirimo ni ukuri kw'Imana ntabwo wagira ibyo bibazo ufite by'abana nawe wa mugabo nawe uri muri akabisi wagira ibibazo ufite by'abana baguhagaze hejuru bagomba kwiga bagomba kurya utangira utekereze na hariya hasi ariko mama hari ababikoresha kugira ngo babeho byose ni umunezero kugira bashaka kubaho bashaka kugira ngo babeho bakabikoresha naramenye Kristo ntabwo nashoboraga gukora icyo kintu ahubwo ni urwo rushinge rw'Imana no kumenya Kristo ariko hari abahura n'icyo kigeragezo bakaba bakwicuruza kugira ngo babeho bashone imiryango kwabo rero nabyo nta n'umumaro kuko adakuyemo sida akuramo gufata ageze igihe uri kubyumva bisaba kwirinda kugira ngo nibura abana uzabarere ati rwose ati aho hantu urushinge ruhaba rw'Imana ariko n'ababigenderamo bakavanamo indwara nabyo ariko nabyo si byiza turashoje mama murakoze cyane hanyuma uwashaka kugira ngo umwimugoro no kuri telefone yakubona gute Prise 250 kwa buri hanze 78 230 naho batari hanze iyo polisi ivaneho ni 078 230 turagushimiye cyane ko butumire witabiriye kuri Mama Charlene Official TV wakoze cyane kandi ugikomera uko nakomeze n'abandi tumushimire mama hano rwose atuganije ikiganiro gikomeye kandi cyiza byaciyemo ariko tanze n'impuguro n'inama zidasanzwe ibihe byiza rero twamushimiye nanjye ndabashimiye mukomeze mugire ibihe byiza aho muri naho muherereye bye bye